ariko se mwakagira imana mwe harya ubu njyewe nakoze kukira mana yanjye umuntu abeho ari umukene abanyabyaha bakire babeho neza aho njyewe nkomeze kubaho gutya nta minerivare nta munyu ibintu byose biri kwanga kamese nta kundi nyine byagenda cyakora ubwo imana ifite uko izangenza ariko nanjye ndi umunyabibazo mana ushatse wanyumva ukangirira neza pe ndababaye ubyumve reka nanike nta kundi mana we ntabwo byari byashasha ko nshonje ngo databuja inzara ibibazo biranyica tu ni ukuri ndakubwiye mwana wanjye soma Zaburi 125 wumva icyo navuganye n'abantu. Ese wibwira ngo narakuretse? Oya hasome rwose wumva icyo havuga. Erega sinakureka. Zaburi 125 umurongo wa mbere. Zaburi 125 umurongo wa mbere. Yes. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa ahubwo uhora uhamye iteka ryose nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose, kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Uwiteka ugiriye abeza ibyiza n'abatunganye mu mitima, ariko abiyobagiza mu nzira zabo zigoramye Uwiteka azabajyanana n'inkozi z'ibibi. Nibwo nabyumva. Nibyo. Bariyo migisha nonaha Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Bariyo migisha nonaha Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Bazasanga nanjye Imana izangiza nk'abantu. birahiye. Imana yavuze ko yangirira neza. Nabisomye kare. Aka kagore sinzi iyo kavuye. Ariko Imana igira amaboko ye. Nabisomye kare mu kanya muri Bibiliya.
oya kwihebaho nta nzongera kwiheba nzategereza Imana ikora ibyo irakora ikora ibyo irakora rwose ntabwo nzongera kwiheba yewe kwiheba bimaze iki ubu sinari nzi ko ngiye kubwirirwa